ikintu nduye muri iki gitondo no gukumvisha ibihe byiza Yago yagiranye na za nshuti ze zahahise ubu bakaba ari abanzi biwe. Let's go, reka tujyane muri iki kiganiro tubane video mutigeze mubona zose ziri muri iki kiganiro. Reka tubane muri iki kiganiro kugira ngo ukuri ibyo mwahishwe byose mubimenye. Let's go. Ndabasuje mbaye ikaze kuri Bomboclat Empire, igitangazamakuru kimwe mu byiza kiri kugenda gitanga umucyo ku bintu biri kugenda biba cyangwa se saga zigenda ziba muri no myidagaduro. Niyo mpamvu nari nangiye babwira ngo icyo nje gukora ni ukubaha ibihe byiza Yago yagiranye n'ababanzi be right now. Ikibazo cyo kwibaza ni kubera iki Yago inshuti ze za hafi abo basangiye ubuzima aribo noneho aribo bari gutuma ubuzima bwe buba bubi, yagumya kuba impunzi mu gihugu cya Uganda. Ni kubera iki inshuti arizo zarangije kuba abanzi? Niyo mpamvu ngiye kugenda njya mbanyuzaho episode by episode. Ndagira ngo tugiye kugaruka ku bintu bibiri, undi turagaruka kuri fata ku mavuta, dufate na DJ Brian duhondanye imitwe, kuko ngiye gutangira mbaha DJ Brian akiri inshuti na Yago uburyo yamuvugaga, hakivamo uburyo bavuganaga neza, harahita hazamo noneho right now uburyo yagamuvuga nabi noneho biteye isoni. Niyakivamo ndahita noneho nkumvisha uburyo Yago nafata ku mavuta mbere y'igihe bari babanye neza kandi bameze neza. Ibi sinzi impamvu yo kubyibaza cyangwa se impamvu yo kubyibaza, ndi gushaka kwibaza ni kubera iki inshuti arizo zaje kuba abanzi. Ese nuko adashoboye? Ndagira ngo dukore ano ma episode tunamutaginge nawe abashe kuba yabibona, abashe kuba yasobanura kuki inshuti ze za hafi arizo bagiranye ibibazo. Let's go, let's get it. Reka tubanze tubyumve byose maze tugaruke mu kanya tugira ibindi tudodangaho indi mitwe. Reka tubanze tubyumve fresh ngaruke mu kanya. Ni umuhanzi w'icyitegererezo uzi kubikora ibintu byose. Wabikubwiye barabimukoreye? Yego. Yanashyushye cyane. Akubwira ati? Avuga ati nge sinarizi yuko umuntu yaririmba stage akayituritsa, yanarangiza nanjye akaza kanturitsa. Ndavuga n'ubu turi kumwe baturikijwe, ati banturikije. Ndavuga ni umuhanzi rero nkamumenye, ati ni runaka. Koko nanjye ariko mwitegereje ku ifoto ndagenda ndongera nditegereza neza. Akomana ari Imana iguye, reka nkubwire. Atwara imodoka be bwoko? Yego. Noneho umva rudaciye kabiri uburyo babanye. Buriya iyi ni episode ya 4. Ranya na yimwe ngirabyuka ikora. Iyi ni episode ya 4. Abararana bari he? Baragukumbuye man, ariko wari kodinze. Ariko igishushu, icyana, igishushu, unchwi, mama, igisheri. Kubera iki utarimo gukora? Why? Nani urimo kwa updatinga? Urimo urataha se basi, tumenye urimo urataha. Urataha tukuzanira amata. Ko ibyuma babiciye, ko ari byo winyweraga. Ibyuma babiciye mu Rwanda, babiciye. None tukuzanira amata, tukuzanire ikigage nacyo ubwo bacyagende. Kigozi tukuzanire indabyo. Urimo urataha se basi ngo uri, niyo mpamvu hari ibiganiro mu minsi yashize nakoze ndababwira ngo nshwanyaguje ibyo birindiro byanyu by'ubupfumu n'uburozi, nshwanyaguje kajya mugira ngo ni blague. Noneho umva uburyo yarabanye nafata ku mavuta. Let's go. Ndi kumwe na Yago, ndi kumwe na fata ku mavuta. Reka mpere kuri fata ku mavuta, ndahita nkubaza impamvu eshatu zishobora gutuma umuntu wese udukurikiye yumva ko kwitabira igitaramo cya Yago ari itegeko. Icyambere, niba wumva ko Imana igikura kure cyane ikakwicazanya n'abakomeye ikakugira igikomangoma, iyo niyo mpamvu ya mbere. Tabagwe boy guturuka Tabagwe mpaka KGL kano kanya akabayoboye igihugu. Birometero byinshi.
so ni ikintu cyiza cyane cyo kwinspira urubyiruko aho uri hose ushobora gukura amaboko mu mufuka ejo n'ejo bundi ukisanga imbere njya mbabwira abantu nari umusekirite kano kayandikanye inkuru mu murwa. Impamvu ya kabiri ni igitaramo kiri international, harimo abahanzi b'i Bugande, harimo abahanzi b'i Burundi, harimo abahanzi bo mu Rwanda. Urumva yagerageje gukora kuri angle zose, nudakunda ibyo mu Rwanda ntuzabura ibyo ukunda i Burundi, ntuzabura ibyo ukunda hehe i Buganda. Urumva ni n'ikintu mushimira byatari kubera ko album launch tumazemo iminsi cyangwa se ama EP abantu basohora ujya kubona ukabona ni Kigali gusa nta collaboration nimwe hari. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi kintu cya gatatu cyo ndagisaba abanyamakuru kera ubundi abahanzi nibo bagiranaga ishyari, n'ubu ngubu ujya wumva intambara za The Ben na Meddy cyangwa se The Ben na Bruce nari mbicuritse urumva. Ariko abanyamakuru kano kanya nibo bantu turi kurebana gutya y'ingwe. Ni igihe cyiza cyo kugira ngo dusapotingane malgré y'ibibazo dufite biri personnel. Ngo kubera iki ari umunyamakuru ngo asigaye aririmba, ariko ngo umunyamakuru ngo asigaye uririmba ngo fata ngo bavuga ngo nawe ngo umunyamakuru ngo afite album yarayitwimye ngo none ngo nayago ngo se ngo kubera iki ngo ari umunyamakuru ngo yagiye ngo mu by'umupira. Rega umva twebwe cyangwa se n'undi muntu wese uri hano uri multi talented. Hari umuntu umushoferi w'umukanishi akaba umwarimu nimugoroba akaba ari bujye kurara ahantu. Umuntu wese ukora ibintu birenze kimwe ni umwanya mwiza wo kuzagira ngo aze aryoherwa, ariko nanone ni umwanya mwiza wo kugira ngo yago nawe atwereke icyo ashoboye. Abantu benshi bamushidikanyijeho kuri za Twitter barasakuza, ariko nanjye mfite amatsiko yo kureba yago adutaramira isaha igashira. Wallahi urakoze cyane. Urakoze cyane Yago. Impamvu eshatu zishobora gutuma atongera kugushidikanyaho ni izihe? Tugende no kuri wa munsi ategereje kubona imbere y'abakunzi bawe n'abakunzi b'ibikorwa byawe my brother. Aywana nge ndumva atari eshatu, mfite imwe yonyine. Wow. Impamvu ariko damu vipi man. You better know my people out there. Yeah, them call me a good bad boy shatter, cooler believer, champion, monster, conqueror for real, the teacher, the preacher, conductor, vibrator, boom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love, and I love the life I live. The top shatter number one baddest Yago. Man. Order from Tabagwe to KGL. Babwira ni kubera iki abanzi cyangwa se inshuti aribo baje kuba baba banzi ba Yago Pondati. Mwese mugira ngo mwumvishe uburyo babanye n'uburyo babanyubu ni ibintu byo kwibaza cyangwa se byo gutera hagatebe. Ese wowe ugendeye kuri ibi ni Yago udashobotse? Kuko akenshi ndanze kuzana abantu benshi ba Skytuba Blosmahodi bande bose ku bose bafitanye ibibazo na Yago Pondati, sibyo? Kandi nizo nshuti za hafi. None byatewe n'iki? Ese ni Yago kuba baramublaminze cyangwa se baramubwiye yuko adashoboye umuziki niho yavuyeho kwitereka cyangwa se kuvuga yuko ari abanzi be? Kuba umuntu akubwira uko abyumva nawe ugakurikiza uko ubishaka. Kuba baramubwije ukuri ngo umuziki suwe cyangwa se numubereye nicyo cyavuyemo udwango hagati yabo. Reka ugire icyo usiga muri comment uvuga ngo bakoze ikosa kuba baramubwije ukuri cyangwa se byagenze gute. Let's go, let's get Bombocrat. Reka usige ukanze subscribe ndetse na comment, share, like. Ndabakunda cyane. Ciao. Reka tujye tugumya kubana mu biganiro bigenda binyura ku ishene yabagenewe, ishene y'urubyiruko, ishene y'amakuru y'imyidagaduro ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Ndabakunda cyane. Hasta la vista, hasta la vigo. Reka tubane mu biganiro bitaha. Nyita